twongere tubaha ikaze inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro byacu, twongere tubaha ikaze mwebwe mudukurikiye aho muherereye hose, haba abari ku mugabane wa Australia, Afrika, Europe ndetse na za Canada ariyo Amerika yose. Reka ndetse ntidushobora no kwibagirwa abari mu gihugu ca Kenya, Uganda, u Rwanda, u Burundi ndetse n'igihugu cacu kavukire ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko bisanzwe kuri mikro muri kumwe naje David Manoa ubategurira ndetse akanabagezaho iki kiganiro, aho tugiye kuganira dufite umutumirwa wacu. Uwo nta wundi ni umutumirwa udasanzwe, ni kenshi twagiye tumushakisha ariko kugira ngo tumubone bitewe nyine n'imyanya, ariko tukaba twabazaniye cyangwa se twaje tuza kuganira kugira ngo dusohoze icyo twari twaravuze, cyangwa se kuba twaravuze ko dushobora guhurira ngaha. Mbere yuko dutangiza ikiganiro cyacu, nta kindi dushobora kuvuga, reka tubanze duhe umushitsi wacu ijambo kugira ngo ashobore kwivuga. Karibu umushitsi wacu, nimba ushobora kwivuga kugira ngo abadukurikiye bashobore kukumenya cyangwa se kumenya uwo tuhaye tuganira nawe. Ya, murakoze cyane. Nitwa Felix Muragwa. Yego. Felix Muragwa ni umuntu ki, atuye hehe, abarizwa hehe? Ya, Felix Muragwa umugabo wubatse, ufite umugore umwe n'umwana umwe, ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umujyi wa Austin, muri state ya Texas. Mu mujyi wa Austin uhamaze igihe kingana iki, cyangwa se uhamaze igihe kiresha gute? Umujyi wa Austin hamaze hafi imyaka 4, imyaka 3 n'amezi hafi 8. Watubwiye ngo utuye mu mujyi wa Austin, ariko ntiwatubwiye neza ngo utwibwire neza. Felix Muragwa watubwiye gusa amazina, ariko ntiwatubwiye ibyo ukora nk'umurimo wawe, haba ari mu itorero cyangwa se umurimo usanzwe, ntiwatwibwiye. Ya, urakoze cyane. Amazina nayavuze ni yayandi, ni Felix Muragwa, ndumuramyi, n'uwo murimo nkora kenshi na kenshi. Umuramyi, hariho abaramyi baratandukanye. Sinzi ko wenda ushobora ko turashaka ngo turasure ku ijambo. Hari impamvu yatumye duterana uyu munsi cyangwa se dutegura iki kiganiro. Ya, mu by'ukuri urakoze cyane. Narivuze ko ndi umuramyi w'indirimbo zihimbaza Imana, cyangwa se ndakijijwe, ndi umukristo, wabatijwe mu mazi menshi, ufite itorero asengeramo ariryo El Shaddai International Church, barizwa hano. Nkaba ndi umwe mu baramyi bagize worship team muri iryo torero. Kubw'umwihariko cyane nkaba naratangiye na career solo, cyangwa se gukora kuri gitanje indirimbo zihimbaza Imana. Nta muntu ujya ukora ku giti cye, ni ukuvuga ngo kwiyumvamo ko ugomba gusohoza ibyari inzozi zawe, cyangwa se ibyo wibaza buri munsi ku bijyanye n'umuziki. Dusimbiye ku ijambo nyamukuru, ari nacyo cyaduhuje aha ngaha, twashatse kuganira kugira ngo tumenye amateka yawe mu bijyanye na muzika, cyangwa se ku bijyanye n'imiririmbire yawe. Ntabwo numvisha aho hantu yagize nambara mu network sinzi. Narimbaje ate se watangiye muzika, cyangwa se watangiye kariyere yawe ya muzika ryari, kugira ngo wumve yuko noneho ari impano yawe, cyangwa se wumve ko ari ikintu cyawe? Ya, natangiye kuririmba kera nkiri umwana, nkiri muto mu Sunday school. Ko umuntu agenda akura akaba mu Sunday school, akaja mu worship team y'amatorero atandukanye, ukaririmba mu matsinda amwe n'amwe atandukanye, ariko ayo yose nahimbaza Imana, cyangwa se
y'abaramyi, haba mu mashuri abantu baba baragiye bigamo, hagendaga habaga amagurupe ya priere cyangwa se amatsinda yo kuramya no guhimbaza n'amasengesho. Umuntu akagenda akura, ariko urebye mu by'ukuri Career Solo nubwo byari bimaze n'iminsi cyane, ariko ndibuka indirimbo ya mbere nayikoze muri 2018, iyo nakwita ko ariyo ndirimbo yanjye ya mbere nakoze cyangwa se nasohoye nabashe gushyira ku mugaragaro. Iyo ndirimbo wayisohoreye he? Iyo ndirimbo nayisohoye ndi hano muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Austin. None se dusubiye, kuko hariho benshi bavuga yuko kubijyanye no kuririmba cyangwa se imiririmbire biba bigoye cyangwa se biba bigoranye bitewe n'imyanya abantu bafite, kuba ari mike idahagije muri iki gihugu. Ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo? Mu by'ukuri imbogamizi ntizabura, cyane cyane ko umuntu aba arimo arakora ibintu by'umurimo w'Imana. Imbogamizi kenshi na kenshi nagiye mpura nazo ni imbogamizi zo kubona aho umuntu yarikodingira, kubona umwanya kugira ngo ubone umwanya wo kujya muri studio, cyangwa se ubone studio ihwanye n'ibyo ushaka gukora cyangwa se n'ibyo wifuza gukora, cyane cyane hano muri kino gihugu dutuyemo. Ntabwo biba byoroshye, ariko bisaba izindi mbaraga, ariko nyine Imana igenda idushoboza uko bucya n'uko bwira tukabasha kubona tubigezeho. ubushize twarebye, nahoze ndeba zimwe mu ndirimbo wagiye ukora, harimo indirimbo nyinshi wagiye uzirimba, kandi utegereye n'imiririmbire yawe harimo ubuhanga. Hari umuntu wowe ufite muri famiye cyangwa se mu muryango ukora, wari usanzwe uririmba mbese imbere, cyangwa se byapfuye gusa kuza? Ndabafite ababyeyi banjye bararirimba, cyangwa se iyo mvuze ababyeyi banjye haba harimo ba oncle, ba data wacu nk'uko tubizi, cyangwa se abo dukomokamo bararirimba, ariko ntabwo baririmba ku giti cyabo, n'ibya bindi byo mu rusengero nyine, ariko nyine ukabibashije banabishoboye. Impano irimo, ariko nyine igenda Imana nizo itanga impano buriya, ariko nyine biragenda bituruka mu miryango ukuntu. Noneho watubwiye yuko uduhishiye cyangwa se udufitiye agaseke, ariko udashaka ko ukavugira hanga cyangwa se ukerekana uwo nyine. Harimo ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, urashobora kutubwira ako gaseke icishe muri ako gaseke? Ikibazo cya kabiri, ni iyihe mpamvu yatumye udafundura agaseke kuri none? Urakoze cyane. Nta bindi bidasanzwe ako gaseke gafite cyangwa kabitse, ni wa murimo. Turashaka kwamamaza ubutumwa ahantu henshi, aho dushobora kugeza amaguru yacu n'aho tudashobora kugeza amaguru. Rero inshuti zacu, inshuti z'umusaraba, inshuti z'abaramyi, inshuti zihimbaza Imana, ziramya Imana, agaseke nta kandi nuko muri no weekend hari indirimbo mfite nshaka kuririzinga, izaba yitwa ngo inshuti, ukuntu Yesu ari inshuti yacu mu buzima bwacu, akurutira ibindi bintu byose byo mu buzima. Indirimbo yawe uduhishiye, cyangwa se indirimbo yawe nshasha, wavuze yuko agaseke gapfundikiye ariko udashaka kugapfundura uyu munsi. Rero tugezeho ako gaseke, cyangwa se tugezeho iyo ndirimbo mu majwi utarinze gukoresha ibyuma cyangwa se piano. Ngaho turekurire iyo ndirimbo rero kugira ngo dushobore gukomeza ikiganiro cyacu. Felix, mu ndirimbo yawe nshasha, karibu. Urakoze cyane. Nkuko nababwiye, iyo ndirimbo yitwa inshuti. Yesu niwe nshuti yacu y'ibihe byose, n'inkoramutima y'ubugingo bwacu ya buri wese. Reka turirimbe, ariko muzaje kwireba hasi mu kanya cyangwa se ejo nisohoka. Ivuga ngo uri imbaraga zanjye, inkomezi zanjye, uri ubuturo bwanjye. Yesu nagufite
nta buzima n'abafite uri inkoramutima yanjye. Muraza kwibona mu gihe kidatinze cyane, n'ubundi ni iyanyu. Ni iyanyu. arakoze Felix, reka twongere kandi dukomeze mu kiganiro cyacu, dushimira kandi abakomeje kudukurikirana. nihe mpano wumva ikwihishemo cyangwa se ikurimo? Ndumva indirimbo zitonda arizo uhagazeho cyane. Uba ariyo style gusa yonyine cyangwa se hari izindi zihuta bizimwe wakuze kuvuga ni praise, nazo urashobora kuzikora cyangwa nizo gusukora zitonda? Abaramyi cyangwa se abaramyi ubundi ntabwo turirimba ibintu byacu uko umwuka guhumekeyemo n'ibyo ukora. Iyo hajemo umwuka w'izitonda uraziririmba, iyo hajemo umwuka w'izihuta uraziririmba, gusa icyo Imana itanze nicyo dukora. Hari yego umwanya cyangwa se hari igihe ushobora kutubwira wagezaho wumva yuko impano yawe ucitse intege? Hari igihe umuntu avuga ngo yacitse intege bitewe n'uko yahuye n'ikibazo cyangwa se imbogamizi runaka, hari icyo ushobora kutubwira? Mu by'ukuri nta zindi mbogamizi zidasanzwe navuga nahuye nazo, usibye izo mbogamizi wenda zo kubura umwanya, zo kubona wenda studio zishobora gukora nk'ibyo umuntu aba akenera cyangwa se abatekereza, ariko byose tubinyuramo, ariko Imana ikagenda ibana natwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, kuko n'ubundi ari ibiduha, idushakira n'uburyo ki tugomba kubinyuramo. Nta gihe nigeze ngiramo ngo numve ko nabivamo, kubera ko kenshi na kenshi ko atari ibyanjye, ni package Imana iba yarashyize mu muntu iba ishaka kugira ngo usangize abandi bantu, kugira ngo bagire icyo bumva, bagire icyo bamenya bitaguturutseho, kuko Imana niyo idushoboza byose. Reka dusimbire kuri iki kibazo kivuga ngo dufite abahanzi benshi batandukanye, kandi abenshi bagiye bakora amakolabo cyangwa se bagiye baririmbana n'abandi, benshi bagiye baririmbana n'amatsinda akomeye atandukanye. Ninde muhanzi, reka tureke kuvuga hanze cyangwa se kure cyane, ninde muhanzi w'iwacu cyangwa se ukomoka iwacu muri Kongo, cyane cyane muri kariya karere k'imisozi miremire ya Fizi, Itombwe na Uvira, ninde muhanzi wumva wifuza kuzaririmbana nawe? Icyo kibazo ntago coroshe gusa mu by'ukuri ibintu byo kuramya Imana cyangwa byo guhimbaza Imana biba bisa nkaho bidafite limite ku muntu wese wumva ibyo arimo arakora. Umuntu wese bose baririmba neza, abaramyi bose baturutse muri kiriya gihugu cyacu mu misozi miremire baririmba neza, kandi ukumva biraryoshye pe mu matwi, na muziki n'ubuhanga bukomeye. Rero uwaboneka wese uw'Imana yatunga agatoki cyangwa se uw'Imana yangenera muri ico gihe twakora, ntawe Imana idatunga urutoki. Jewe mbwira umwe nimba atari ibanga, kandi wenda uvuga utavuga ntatekereze ngo wenda n'umutima muri ko turaganira. Ninde muhanzi, kandi ndabizi yuko nabo bazakurikirana ikiganiro, ninde muhanzi wumva ukavuga ati uyu nguyu ndakunda? mu by'ukuri sinzi impamvu wenda biragoye kugira ngo mvuge ngo umuhanzi runaka. Ni ukuri pe, abantu bose baririmba neza, kuko nshobora gutekereza ngo runaka, ngatekereza ngo Mbonyi se, ngatekereza se Prosper Nkomezi, ngatekereza se Bigizi Gentil, ngatekereza se Gentil Misigaro. Ni benshi pe, ni benshi, kandi abo bose twakorana pe, kandi tugahimbaza Imana. Byango rero guhita basi specific mvuge ngo okay, reka noneho kubahe privacy, ijambo privacy ngira ngo hari uwo se mwari mwatangira kuganira cyangwa se mwatangiye kuganira kujanye n'imikoranire cyangwa se gukora? nanone biruka muri ya privacy, kuko ni benshi tuvugana, ariko igihe project izajya ku mugaragaro muzabimenya.
ariko nzabibabwira. muri make kera waratangiye Oya, reka dutegereze muzabibona. Eh, Ni byiza kandi ni byinshi by'Imana iduhishiye. ni kuki wahisemo injyana yitonda kandi cyangwa se indirimbo zawe ziri mu yihe? hariho abaririmba muri style yitonda ariko hakabaho indirimbo z'amashimwe, hakabaho indirimbo rero zose ni z'amashimwe, ariko indirimbo zawe cyane cyane iyo wandika wumva zishingiye kuki? Indirimbo zanje kenshi na kenshi nkunda gutekereza ku gukomera kw'Imana, nkakunda gutekereza no ku rukundo rw'Imana n'imbaraga n'ububasha Imana idufiteho nk'abana bayo. hari indirimbo imwe yawe, reka tubanze tuyumveho gato. Data wera wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ibyo ushaka nibibe hano mu isi nk'uko biba mu ijuru. Data wera uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Data wera wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ibyo ushaka nibibe hano mu isi nk'uko biba mu ijuru. Data wera wo mu ijuru, Niki cyaguteye kwandika iriya ndirimbo? Wayanditse wari mu yihe hari cyangwa se kugira ngo wanditse? Kuko iriya ndirimbo uyitegere neza harasa nkaho harimo ama emotion. Hari uwandika indirimbo wenda yahuye n'ibibazo, hari uwandika indirimbo wenda yishimye. Abahanzi barimo kwinshi gutandukanye abo twagiye tuganira nabo. Iriya ndirimbo ukuntu yaje rero, inspiration zigenda ziza mu buryo bwinshi butandukanye mu by'ukuri. Natekereje ukuntu muri kino gihe cyangwa se muri no myaka abantu basa n'abahuze cyane cyangwa batatanye kubera ibibazo byinshi bigiye bihaba, cyangwa yaba ari intambara, yaba ari ibibazo bitandukanye duhura nabyo buri munsi. Bikaba byatuma mu by'ukuri abantu batita ku murimo wayo cyangwa se ku muhamagaro bahawe, ahubwo tugahanga amaso cyane cyane ibyo bibazo. Rero ndabitekereza ndavuga ati Mana, uhembure ubwoko bwawe, dukura amaso ku byo tureba, ahubwo duhange Imana amaso, kuko niyo ifite imbabazi kuri twe, cyangwa se niba ishobora kubidukuramo, cyangwa se niba dushobora kubabarirwa gukiranirwa kwacu. Nubwo zaba bimeze gute, Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Yego, nuko rero nabitekereje biza gutyo. Byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo iriya ndirimbo isohoke? Cyangwa se noneho umaze guhimba, hari uhimba none yamara akavuga ngo ejo ndara muri studio, hari uhimba indirimbo ikamara imyaka 10, hari uhimba indirimbo ikamara amezi 2. Wowe byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo noneho uje muri studio? Mu by'ukuri narayanditse, ndayisengera, numvishe bije, ndasenga ndavuga ati se Mana, ibi bintu ngiye gukora bimeze gute? Nsaba Imana ndavuga ati Mana, hishira neza mbashe kumva bino bintu ngiye gutanga, kugira ngo n'abandi bantu bazabashe kubyumva, bibanze bimpindure mbere yuko bishobora kuzahindura abandi bantu bazabyumva. Indirimbo ndangije kuyandika, shaka studio bararecordinga, indirimbo iraboneka. Mu by'ukuri ni indirimbo ishobora kuba yarafashe nk'amezi, hagati y'amezi 3 n'amezi 4 kugira ngo mbone product yuzuye. Wayikoreye hano muri Amerika, sibyo?
indirimbo nayandikiye hano kubera of course niho narindi, ariko na recording mu studio abiri atandukanye kubera cya kibazo nyine cyo iyo urimo urakora ibintu uzitekeza guha abantu ibintu byiza bifite quality nziza nyine mu buryo umuntu wese ashobora kubyumva, nubwo bitaba biri perfect ariko ukagerageza ukareba uburyo byaba ari bisa nkaho bisa neza cyangwa se byumvikana neza. So indirimbo yakorewe mu studio abiri mu buryo bwa audio, imwe ni muri Afrika mu Rwanda, indi ni hano muri Amerika. none se nk'ibyo ngibyo ibyo byose biri mu mbogamizi umuntu ashobora kuvuga, dore ko watakaje amafaranga menshi, ariko icyo umutima icyo umuntu akunze cyangwa se icyo umuntu yerekejeho umutima aragikora atitaye ku maramuko cyangwa se ku mafaranga cyangwa se ku bindi bintu. Ariko se urebye nka processus yo gukora iyo ndirimbo byagutwaye, ntiwumvaga ko wenda harimo nko gucika intege cyangwa se wowe wumvaga, dore yuko hari impamvu mbivuze gutyo, nuko muri kariyeri cyangwa se muri muzika y'iwacu cyane cyane muri Afrika, reka simvuga igihugu icyo ari cyo cyose, ariko ndibaza yuko abarundi bazavuga ngo kari hirya niko kari hino, ntituragera igihe twumva yuko muzike ishobora kwinjiriza umuntu amafaranga. Ntituragera mu gihe umuntu ashobora kuvuga ngo iyi ni muzike ni izantunga, reka dore ko wowe utakaza amafaranga yawe ukaja muri studio ukayahasha cyangwa se ukayaguzemo ibindi, kuvuga ngo uje muri studio zibiri zitatu kubera iyo video cyangwa se kubera iyo ndirimbo, umvaga uri muhe mwanya? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza mu by'ukuri. Ikintu umuhamagaro ni ikintu kigoye, ni ikintu gikomeye, ni ikintu ushobora kuryama ntusinzire, wagenda ukumva utarimo uragenda kandi urimo uragenda. Rero kandi iyo turamya Imana cyangwa se impamvu ituma turamya Imana cyangwa se impamvu ituma dukora bino byose, icya mbere ni umuhamagaro uri muri twebwe, nicyo tuba twarahamagariye gukora. Icya kabiri waravuze ku bintu bikomoje buryo bufatika bw'amafaranga, kuspendinga amafaranga menshi kuri ibintu kandi mu by'ukuri nta musaruro bishobora kuba bikubyarira cyangwa se ya mafaranga kugarukire, bigenda gute? Mu by'ukuri iyo dukora bino bintu tubikora nk'umuhamagaro, tubikora nk'ivugabutumwa, tubikora tudagamije inyungu zacu nk'abaramyi cyangwa se nk'abakristo, nuko ibyo dukora byagira impact ku bantu babyumva, bakabasha kumenya Imana, bagabasha kumva ubwiza bw'Imana, bagabasha kumva impumeko y'Imana muri bo biturutse mu byo expressinze biciye mu ndirimbo. Hari aho dushobora kugera, hari naho tudashobora kugera ngo abantu bose batubone, ariko byibura babona cya gihangano cawe washize kuri YouTube cyangwa se washize ku ma platform atandukanye, abantu bakabyumva kandi bikabasha kubakura ku rwego rumwe bikabageza ku rundi rwego. Rero ntago tubikorana intention yo kuvuga ngo tugiye kubikora kugira ngo tubone revenues cyangwa se income. Okay, mbere yuko turangiza ikiganiro cyangwa se mbere yuko tugana ku musozo w'iki kiganiro, niki ushobora kubwira abadukurikira, niki ushobora kubwira abakunzi b'ibihangano byawe cyangwa se b'impano zawe, dore yuko ku munsi dore yuko uyu munsi bategereje agaseke wanze gupfundura, ni iyihe message ushobora gutanga, n'ubuhe butumwa ushobora gutanga? Mu by'ukuri inshuti z'umusaraba, abakunda kuramya, abaramyi, abemera Imana nk'umwami n'umukiza wabo mu buzima bwabo, ibyo dukora byose tubikora kugira ngo duheshe Imana icubahiro. Rero abantu bashaka kuba bakurikira bifuza gukurikirana ibihangano byacu, bajya kuri YouTube channel yanjye cyangwa se kuri Instagram cyangwa se kuri Twitter cyangwa se ku yandi ma platform atandukanye no Facebook. Ndahari, nitwa Felix Muragwa nk'uko bisanzwe amazina yanjye. Ushobora kujyaho ugakurikirana ibikorwa dukora,
tugafatanya guhimbaza Imana, tugafatanya kuramya Imana kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Kandi gufatanya nanjye ugafata ibyo nakoze cyangwa se ibyo Imana dufashije gukora, ukabisharinga abantu bikagera ku bantu benshi bashoboka, nibwo butumwa bwiza bubereye. Tuba tunganya neza nawe, tuba tunganya uruhare nawe mu kuvuga ubutumwa. Rero musure amapaji yacu atandukanye kugira ngo mubashe kubonaho ibihangano byacu. Kandi please ejo ku itariki 22 mutegereze iyo ndirimbo, muzabashe kwisangiza abandi. Mukore subscribe kuri my channel kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kwaguka. Ntabwo tuba tumuvuga bino bintu kugira ngo wenda bigende ukundi, ni ukugira ngo ibyo turimo turakora, umugambi w'Imana kuri dufiteho wo kwamamaza ubutumwa, wo kuvuga ubutumwa mu ndirimbo, bugera ahantu henshi. N'igihe cyacu cyose dukoze igihangano, iyo ukoze subscribe ikorwa rimwe gusa kuri ka kantu k'umutuku, iyo ukozeho bwa kabiri uba uvuyeho. Ni ukuvuga ngo iyo ukozeho rimwe ukongera ugakora no ka kazogera kaba ku ruhande, igihe cyose igikorwa runaka kije kuri YouTube channel y'uwo muntu, haza notifications ikubwira ko ari ikintu gishasha cyaje. Rero dufatanye namwe kubaka ubwami bw'Imana, kuvuga ubutumwa muri ubwo buryo bw'indirimbo. Waravuze ngo gukora subscribe. Iryo jambo hariho abantu benshi batarisobanukiwe. Naje mbonereho umwanya wo kurivugaho, kuko akenshi nagiye mbibona hari igihe abantu bakwandikira akavuga ngo duhe link. Buriya abantu iyo baje gukora ikintu haba hari impamvu. Umuntu wagiye gukora iriya subscribe cyangwa se umuntu wagiye gukora buriya buto, nuko reka kandi nongere mbisubiremo, umuntu wagiye gukora buriya buto nuko yarazi ko hari impamvu. Buriya hari uwibwira yuko gukanda subscribe bisaba ibintu byinshi, hari uwibwira yuko ninkanda subscribe uyu muntu amafaranga azabona amafaranga, ariko se hari uwo kwifuriza undi kutabona amafaranga. Subscribe icyo bisobanuye rero ni ukugira ngo umuntu igihe ushizeho indirimbo cyangwa se igihe ushizeho ikiganiro runaka, uwo mwanya undi muntu ndakarinda kuguha link, uhita uyibona ufite telefone yawe. Dore ko ubu ngubu ibintu byose byaroroshe, ufite telefone yawe uhita ubona iyo link utarinze undi muntu atarinze kuyiguha. Rero reka dukangurira abantu gukanda subscribe. Umurimo wose iyo udafite gushigikirwa haba harimo intege nke. Gukanda subscribe nta kindi bisaba. Ubwo rero kadushigikire umuhanzi wacu, dushigikire impano yiwe, dushigikire n'ibyo akora, kandi dushigikire n'umurimo w'Imana. Felix, reka twongere kandi tugushimire kuba waduteye iteka mugana w'abarundi, cyangwa se kuba wadusuye, cyangwa se kuba twemereye ikiganiro. Kandi tunakomeza kugushimira kubwo gukora cyangwa se kubwo kudahwema mu gukora indirimbo. Dore ko bigoye muri iki gihugu, imyanya, ibintu bitandukanye, ariko reka twongere tugushimire kandi twongere tunashimiye n'indirimbo zawe. Nsanzwe nzikurikira, nubwo wenda ntagaza mbikubwira, nsanzwe nzikurikira cyane kandi courage. Reka twongere tugusezereho, ariko tuvuga ngo ubutaha noneho ntituzakora ikiganiro en ligne cyangwa se online, ahubwo tuzakora ikiganiro turi kumwe, aho tuzaganira ku burambuye. Hari ijambo urakoze cyane. Mbere yuko wenda dusoza, reka mvuge kano kantu. Urugendo rw'igikorwa cyose cyerekeje ku Mana, hari igihe kenshi na kenshi abantu bagenda bahura n'ama challenge menshi ko kwagiye wimbaza, ariko umuntu wese wumva afite umuhamagara Imana yamuhamagariye naho ukore. Yaba ari ababitekereza bakumva bafite ubwoba, bakumva ntibizoshoboka, ariko muri bo bafite iyo passion yo gukorera Imana, please go ahead kabisa, ubikore. Imana izagushigikira. Ikintu cyose ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo umurimo werekejeho amaboko yawe, Imana ibiri kumwe nawe.
Imana iba iri kumwe nawe. Rero abantu tureke kwitinya, tureke kumva ko tudashoboye, kuko n'ubundi ijambo ry'Imana zaravuga ngo nurangiza gukora uwo murimo uzuvuga ko umukozi w'imburamumaro. Rero ibi byose dukora ntabwo ari ku bwacu, hari umuntu ubidufasha kugira ngo tubikore. Rero inshuti bavandimwe, abantu bose bumva ko bidashoboka, birashoboka. Senga, wegera Imana, ahasigaye Imana izabigushoboza. Rero ndabakunda cyane. Abantu benshi bajya banyandikira ku ma platform zanjye bakambwira ko bashyigikiye ibyo dukora. Nzi ukuri ndabakunda, muhora ku mutima. Bishobotse yuko nagira kuri buri wese nka mu kuboko cyangwa se nkamwereka amarangamutima yanjye byanshimisha, ariko ndabakunda kandi mbahoza ku mutima, kandi ibi byose tubikora kubera impamvu imwe yo kuramya Imana no kwagura ubwami bw'Imana. Rero muze dufatikanye, tujoininga imbaraga zacu kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke ku isi yose. Urakoze Felix, reka kandi twongere tugushimire kandi tunashimira abadukurikiye cyangwa se bakomeje gukurikirana ibi biganiro byacu, tubabwira yuko ubu ngubu atari ubwa mbere cyangwa se atari ubwa nyuma. Tuzakomeza tubagezaho ibiganiro bitandukanye n'abahanzi batandukanye kuva hirya no hino. Mbere yuko rero turangiza iki kiganiro cyangwa se tuje ku musozo w'iki kiganiro, reka ducisheho indirimbo ya Felix Muragwa, aho yaririmbye ati Akawera wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, niryubahwe, ibyo ushaka ibyo ushaka nibibe hano mu isi nk'uko biba mu ijuru. Akawera wo mu ijuru, izina ryawe niryubahwe.